twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi dushimiye Imana yacu kuri uyu mugoroba mwiza Uwiteka yaduhaye kubamo. Ni umunsi mwiza Uwiteka yaremye ngo twishimiremo kandi tunezererwemo. Rero turanezerewe kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza, twumvamo ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo rizura, ijambo ry'Imana rifite imbaraga kandi rifite n'ubushobozi kandi rizima. Rero tubahaye ikaze mwese abakunzi ba Glory House TV, turabararikira kandi gukomeza kudukurikira kuri ya minsi twababwiye kuwa kabiri no kuwa gatandatu. Rero uyu munsi turakomereza muri ya nyigisho twavuze ubushize, gushira amanga imbere y'Imana, ariko noneho mu buryo bugaragaza yuko iyo tubonye ubu buryo bwo gushira amanga imbere y'Imana, imbere y'intebe y'imbabazi, kuko imbere y'Imana niho hantu hakomeye ho gushirira amanga. Iyo rero tubashije kuhashirira amanga nk'uko icyanditswe twifashishije ubushize mu Befeso ibice byaho 3 ku murongo wa 12 batubwiraga ngo muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga, ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe nuko tumwizeye. Amagambo niyo twagerageje kwigisha mu cyumweru cyashize, ariko dufata n'ibindi byanditswe twagiye dusoma bitwumvisha uburyo dukwiye kuba turi abantu bashize ubwoba, bashize amanga imbere y'Imana, kubera ko twizeye Kristo umwana wayo, akaba yaratumeneye amaraso. Ayo maraso akaduhesha kwinjira ahera hahera. Nababwiye ko aho ngaho ahera hahera mu kubaho kw'Imana, iyo tuhinjiye tuhakura ubuzima, tuhakura ubugingo, tuhakura amasezerano y'Imana, tuhakura ibintu bikomeye tuvugana n'Imana. Rero icyo gihe iyo habaye ubwo buryo bwo kuvugana n'Imana no kumenya amasezerano y'Imana no kumenya umugambi w'Imana, ibyo bizana gushira amanga, ibyo bizana boldness mu buzima bw'umuntu, ugasigara ufite uko gushira amanga, bituma n'ubuzima bukorohera, n'ubuzima buryoha, kubera yuko hari ibintu uba utakiri umuntu utinya, utakiri umuntu ufite ubwoba, ahubwo ukaba ari umuntu ufite imbaraga z'Imana. Kubera yuko uko gutinya, impamvu tudatinya nuko nyine twakiriye ukomeye mu buzima bwacu. Muri we tugashobora gutinyuka, muri we tugakora ibyo tutashobora gukora. Rero Kristo uri muri twebwe, Bibiliya niko ivuga ngo uri muri twebwe aruta uri mu isi. Haleluya! Uri muri twebwe aruta uri mu isi. Nuvuga ko uyu Kristo uri muri twebwe niwe utuma dushira amanga, niwe utuma tutagira ubwoba, niwe utuma tutagira ubwoba. Niyo mpamvu uyu munsi dushaka guhindura forme y'uburyo bwo kwigisha, tukavuga muri ubu buryo bwo gushira amanga yuko gushira amanga imbere y'Imana biduhesha gushira amanga imbere y'ibyo duhura nabyo muri iyi si. Haleluya! Gushira amanga imbere y'Imana tuhakura ubwo bushobozi bwo kumva dushize amanga imbere y'ibintu bitandukanye. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Imbere y'ibintu bitandukanye muri iyi si, Bibiliya itwereka yuko ari isi igoye, ari isi iruhije, natwe tubirebesha amaso no mu buzima bw'ibyo tugenda tunyuramo ducamo bya buri munsi. Ariko iyo umuntu adafite uku gushira amanga, kuko uku gushira amanga, kwizera buriya, kwizera kuzanwa nuko umuntu yashize amanga. Ntabwo ushobora kwizera uri umuntu ufite ubwoba, ntabwo bihura ntibibana. Iyo uri umuntu umaze gushiruka ubwoba, uri umuntu umaze kumva wizeye Imana, kwizera kuriyongera mu buzima bwawe. Niyo mpamvu mu Migani ibice byaho 28 umurongo wa 1 bavuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Haleluya! Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Haleluya! Umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Nuvuga iki? Nuvuga ko uyu muntu iyo amaze gushiruka ubwoba, kwizera kuraza. Buri intare nta kindi kintu ifite, nta nubwo uyu ndayireba ntabwo ari nini, ntabwo hari inyamaswa mu ishyamba zirusha kuba nini, ariko confidence ifite muri yo, yifitiye ubwayo muri yo, uko gushira amanga ifite muri yo, bituma ari nta kintu itinya, bituma ari nta nyamaswa n'imwe itinya,
ndetse igera ahantu yitwa ngo ni umwami w'ishyamba. Haleluya. Kandi tuzi neza yuko Yesu Kristo umwami wacu agereranywa n'iyi ntare, ariyo ntare yo mu muryango wa Yuda. Rero iyo ntare iri muri twebwe kandi iraruta ibiri mu isi byose, iraruta uri mu isi. Nuvuga ko icyo gihe tuba dufite ubutware, tuba dufite imbaraga, tuba dufite ubushobozi mu buzima bwacu. Haleluya. Katubanze dusome icyo cyanditswe nivuze cyo mu Migani. Mu Migani ibice byaho 28, tere ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umurongo wa mbere baravuga ngo umunyabyahunga ari ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Umunyabyaha ahunga nta muntu umwirukankanye, nta muntu umwirukanyije. Nuvuga ko umunyabyaha muri make ahorana ubwoba. Haleluya. Ahorana ubwoba. Ibintu byo twavugaga n'ubushize yuko n'impamvu abantu batinya imbere y'Imana ni ukubera icyaha. N'impamvu abantu bashobora gutinya, hari cyanditswe kijya kivuga ngo ntabwo turi abantu bo gutinya abayobozi cyangwa se ubuyobozi. Haleluya. Kubera iki? Kubera yuko iyo turi abantu bakora iby'ubuyobozi bushaka, ntabwo ubutinya, ntabwo ugomba kububona ngo wumve ugize ubwoba. Oya, impamvu ubona n'ubuyobozi ukabutinya, ubona umuyobozi wari wese ukamuhunga, ubona polisi ukayihunga, ni ukubera yuko ibyo ishinzwe gukora kureba ntabwo wabikoze. Niyo mpamvu ufite amakosa, ufite ibyaha, niyo mpamvu uhora uhunga. Haleluya. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo umukiranutsi afite ubwoba nk'intare. Nuvuga ko kandi uko gukiranuka twavuze ko tukubona imbere y'Imana, tukaguheshwa nuko twizeye Kristo umwana w'Imana, tukaguheshwa n'amaraso ya Kristo yatwejeje. Haleluya. Rero icyo gihe uyu muntu asigara ari umuntu w'umukiranutsi. Iyo usigara ari umuntu w'umukiranutsi rero uhabwa gushira amanga nk'intare. Ubu buryo icyanditswe kirimo kutubwira. Ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Hanyuma umunyabyaha we agahunga. Umunyabyaha ahora ahunga, ahora afite ipfunwe, ahora afite isoni, ahora afite kwiheba, ahora yumva acishijwe bugufi, bitari bwa buryo twavuze bwo guca bugufi imbere y'Imana no kurambara imbere y'Uwiteka, ahubwo asigara ari umunyabwoba. Ari umunyabwoba yumva ibintu bitari bugende neza, ibintu byose biri buze kumutsinda, ibintu byose biri buze kumuhinduka. Haleluya. Niyo mpamvu uko uri muri Kristo Yesu na Yesu Kristo akaba ari muri wowe, uri muri wowe akaba ari uturi mu isi, ugomba kuba uhawe ubu buntu bwo gushira amanga n'imbere y'ikintu icyo ari cyo cyose, n'imbere ya situation waba uhuye nayo, n'imbere y'ikibazo waba uhuye nacyo. Icyo gihe umuntu asigara yumva ashirutse ubwoba, ushirutse ubwoba bwo guhangana nacyo, cyangwa se no kumenya yuko kiri burangiye. Nibwo buryo Dawidi yabayeho. Dawidi igihe yajyaga ku rugamba, agiye kureba abakuru be abagemura, yajyanye ingemu, ngo yagezeyo arabaza atari ko ubundi uwo Mufilisitiya utarakebwe ni gute ingabo za Isirayeli zimuhunga? Ni gute ingabo za Isirayeli zimuhunga zikirirwa mu myobo zidashobora gusohoka kubera uwo Mufilisitiya utarakebwe umwe? Arangije atangira gushaka amakuru. Niki umuntu uzamwica, umuntu uzica Umufilisitiya yahembwa iki? Urumva muri we harimo confidence zuko ashobora kwica Umufilisitiya. Atangiye kwaza ibihembo mbere yo kumwica, atangiye kwaza ibihembo. Haleluya. Mwene data, atangira wumve ubu buryo bwo guhishurirwa butandukanye no kuremererwa no kumva utwikiriwe n'ubwoba, kandi uri umukiranutsi w'Imana ugomba kubushira ubwoba nk'intare. Tangira kubaza amakuru. Ni gute uyu muntu uzamutsinda? Bizagenda gute? Azahabwa iki? Azagorererwa iki? Kubera ko muri we ngo yajyaga yarazi ko ageze imbere ya Sawuli, atangiye kumaza ko ndeba shahu uri umwana w'umusore w'umugenda, ukaba utamenyereye intambara, urumva wamutsinda gute? Haleluya. Arangije amubwira ati reka rero nkubwire rwose wa musaza we w'umwami, ngiye hari ibintu nzi, hari ibintu namenye, hari ibintu nasobanukiwe. Umukiranutsi yuko ashira ubwoba nk'intare. Ngiye ntabwo bafite imbere y'Umufilisitiya utarakebwe. N'ikimenyimenyi mfite ibihamya by'ibyo nanyuzemo. Iyo nabaga ndagiye intama za data mu ishyamba, idubu zarazaga, intare zikaza, ibyo byose nkarwana nabyo, nkabitsinda, hanyuma nkabyambura abana b'intama byabaga byatwaye,
mwarangiza nkabivutagura ngo nkabishwanyaguza nkabyica. Rero uwo Mufilisitiya utarakebwe nawe yapfa nk'imwe muri izo nyamaswa. Haleluya. Ubwo nibwo buzima mwene data, nibwo buzima Imana itugambiriye, nibwo buzima Imana ivuga ku buzima bwacu. Tugomba kuba turi abantu bashize ubwoba imbere y'ibibazo, imbere situation, ndetse n'imbere y'abantu. Niyo mpamvu Dawidi avuga muri Zaburi akavuga, ariko umuntu yabasha kuntwara iki? Haleluya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Kubera iki? Kubera ko azi neza uburyo Sawuli yamuhize, ariko bisoza atagize icyo amutwara. Kubera iki? Kubera ko ari umukiranutsi, nta kibi yigeze gukora, nta kibi yigeze kumukorera. Ibyo byonyine birinda umuntu. Haleluya. Rero mwene data, wumve ko uri umukiranutsi kandi ufite ubuntu bwo gushira ubwoba imbere y'Imana. Reka dusome Gutegeka kwa kabiri, igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, dusome ibice byaho 31. Twumve umuntu nka Mose, umuntu wari uzi wagendanye n'Imana, wabonye Imana, uzi imbaraga zayo, uzi neza imikorere yayo, uzi n'uburyo ashobora gushira amanga imbere y'Imana. Haleluya. Dusome ku murongo wa 6. Mukomere mushikame, nimubatinye, nimubakukira imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, nizagusiga, nizaguhana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nuvuga iki? Nuvuga ko uyu Mose ni umuntu wagendanye n'Imana, yabanye n'Imana mu gihe cyo kwa Farawo, azi ubushobozi bwo kwa Farawo, azi imbaraga zo kwa Farawo, azi ibintu byose byari ibwami kwa Farawo byashoboraga gutuma ari umuntu utahagarara imbere ya Farawo n'ingabo ze ndetse n'abarozi be n'ibintu bye byose. Ariko kubera yuko yabanye n'Imana, Imana ikamubwira, ngewe nzajyana nawe, sinzagusiga, nzagendana nawe. Ibyo byatumye ashiruka ubwoba, ashira amanga. Reka mbwire, ntabwo Mose gushira amanga imbere ya Farawo ntabwo ari ukubera ko yakuriye ibwami. Wapi? Ntabwo ari ukubera ko yakuriye ibwami. Kubera yakuriye ibwami, icyo bimufasha nuko bimuha amakuru yaho y'imyitwarire n'ubwenge bwaho, ibyo bintu byose. Ariko ntabwo ari cyo kimumara ubwoba, si cyo kimutuma ashiruka ubwoba, si cyo gituma ashira amanga imbere ya Farawo. Igituma ashiruka ubwoba no gushira amanga imbere ya Farawo nuko azi ko ari kumwe n'Imana, nuko azi ko agendana n'Imana idashobora kumusiga, idashobora kumuhana. Iki gihe rero muri iki gice yari arimo asezera ku bwoko bwa Isiraheli, arimo ababwira iby'Imana yamubwiye. Iby'Imana yamubwiye byatumye ashobora gukomeza kuba muri urwo rugendo kandi akarutsindamo, akarunesherezamo, kugeza icyo gihe yari agiye gutaha, agiye kuva muri uyu mubiri. Asiga atanze aya mabwiriza avuga, mukomere mushikame nimubatinye. Haleluya. Mukomere mushikame nimubatinye. Nuvuga ko uko mubareba mu ngano yabo, mu bunini bwabo, mu biki, nimugire ubwoba bwabo, mushira amanga muri makeya, mushira amanga imbere yabo, ntimubatinye, ntimukuke umutima. Haleluya. Muri ubu buzima turimo usanga ibintu byinshi bitandukanye bitunaniza kugira aho tugomba kugera, bitunaniza kwinjira mu mugambi w'Imana, bitunaniza gukora ibyo tugomba gukora. Nuko kenshi duhura n'ibiteye ubwoba, noneho bikaducisha bugufi ndetse bikadusubiza inyuma, bikadukura mu byizerwa, tugasiga turi abantu bafite ubwoba, bakutse umutima. Haleluya. Bakutse umutima. Ariko mwene data, ntabwo turi abantu bo gukuka umutima, turi abakiranutsi b'Uwiteka, kandi tugomba gushira amanga nk'intare. Ntabwo turi abanyabyaha ngo tubeho duhunga, dufite ubwo bwoba budusubiza mu bubata. Bivuga neza yuko ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba. Muri Timoteyo wa 2 gice cyaho cya mbere murongo wa 7 uravuga, ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Haleluya. No kwirinda. Iyo uri umukiranutsi ushobora no kwirinda. Niho ushobora no gushira amanga no mu bintu bimwe abandi babonaga ko bagwamo, ukamenya n'uburyo bwo kubyirinda, ukagira ubwenge bwo kubyirinda. Ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gutsinda. Ariko muri iki cyanditswe cyacu uko tukirimo, wibuke n'igihe Mose yabwiraga uyu Yosuwa urimo kuragwa ukomeza uru rugendo, Mose yararimo. Uyu Yosuwa
yajyanye n'abandi gutata kiriya gihugu, iki gihugu barimo bashaka kwinjiramo cy'amasezerano. We na Kalebu n'abandi bajyanye ngo bose bagiye bari 10. Baragenda kubera yuko barebye ubunini bw'abanaki n'abandi batandukanye, ngo bari bihanda, barabasore, bari banini. Noneho ngo babandi bajyanye na Kalebu na Yosuwa baravuga, ntabwo bari abantu twashobora kurwana nabo, ntabwo twabashobora, kubera yuko ubuko bangana baturangiza rwose, batwica, ntacyo twavuga imbere yabo. Haleluya. Ariko hari abantu bari bazi uko uyu Yosuwa yajyaga ajyana na Mose agasigara munsi y'umusozi, uko byagenda kose ntabwo yahuraga n'Imana, ariko hari icyo yumvaga, hari icyo yamenyaga, yabona n'uburyo Mose avuye yarabajyana akavuga, ariko iyi Imana igomba kuba itangaje, iyi Imana irahambaye. Arangije ngo aravuga, we mu makuru yatanze we na Kalebu, baravuga, twebwe uko bameze kose nuko bangana kose, Imana iri mu ruhande rwacu, tuzabarya nk'uko barya imitsima, tuzabamira nk'uko bamira umutsima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ariko muri iminsi twanavuga yuko umuntu yabamira nk'uko umuntu amira ubugari, kubera ko burya umutsima no kuwumira ntabwo byoroshye. Ubundi umutsima ntabwo bajya bawumira, barabanza bakawutapfuna bagakacanga. Ariko icyo twita ubugari twebwe turya mu bihe byacu, ubugari rwose bawumira bunguri udakojejeho n'iryinyo. Haleluya. Nuvuga iki? Nuvuga ko hari ibintu by'umwanzi bigutera ubwoba, ariko ni ibintu byoroshye, ni ibintu byo gutsinda mu gihe gitoya. Kubera yuko washobora kuba muri ubu buzima bwo gushira amanga no kumva ushize ubwoba nk'intare, ugahagarara uvuga, ntago ariko bizaba, siko bizamera ku bategereza Uwiteka, ntago bazakorwa n'isoni. Mu izina rya Yesu ndi umutsinzi no kurushaho. Haleluya. Hari abantu benshi bazi ko gusenga no gufata umwanya munini wo kuba imbere y'Imana no gusenga ni byiza, kwiherera ni byiza, ariko nkabwira ubutsinzi bukome buri mu kwatura ijambo ry'Imana no kumenya icyo rivuga ku buzima bwacu. Kuko icyo gihe ntago binsaba kujya mu cyumba, ibyo ngibyo ni amasengesho ya buri mwanya aho ngenda hose. Ayo ni amasengesho yaho nicaye, ayo ni amasengesho y'igihe ndimo nganira n'abandi, igihe cyose mba ndimo kuyakora mu mutima wanjye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nimubatinye, nimubakukira imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izajya imbere, izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Haleluya. Iyo wamaze kumenya bene aya magambo mwene data, ukabuzi ko Imana iri imbere yawe, Imana iri kumwe nawe. Mu Roma niyo mpamvu Pawulo avuga ngo Imana niba iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde wagutera ubwoba? Niki cyagutera ubwoba? Uko kuba imbere y'Imana no kumenya ko Imana iri mu ruhande rwanjye, inzengurutse ingose, abamarayika bari iruhande rwanjye bangose, amaraso ya Kristo ntwikiri, ibyo byose bituma ushira amanga, nubwo byaba bikomeye gute, nubwo situation yabiteye ubwoba gute, nubwo ikintu cyaba kiremereye gute, usigara umuntu ushize amanga ukavuga ngo uko biri kose, uko bimeze kose, Imana iri mu ruhande rwanjye, ndi umutsinzi no kurushaho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, ibingibi tuvuga ubu ni ubwenge, ari uku ni uguhishurirwa. Ubu ni ubwenge, ni ubwenge bw'Imana, kandi ubu bwenge bw'Imana tubufite kubera yuko Kristo niwe bwenge bw'Imana. Kristo ari muri twebwe, dufite ubwo bwenge bw'Imana, dufite uko guhishurirwa kw'Imana, dufite uko kumenya kw'Imana. Mu izina rya Yesu, ntabwo turi abantu bo gutsindwa ngo ibintu byose kibaye kigukura umutima, kibaye cyose wahamuke, kibaye cyose noneho turashize, kibaye cyose noneho birarangiye, kibaye cyose noneho duhunge, kibaye cyose noneho ugahora muri iyo stress. Ubuzima ntabwo uzabushobora, uzahura n'ibibazo igihe cyawe cyose cyo kubaho, kubera yuko nagushize amanga imbere ya situation iyo ari yo yose. Kubera iki? Kubera yuko hari ahantu twabaye imbere y'Imana, twageze imbere y'Imana kubera Kristo umwana wayo aduhesha gushira amanga, turangije tuvanayo gushira amanga kwiteka ryose. Icyo gihe rero tuba dufite gushira amanga no ku kintu icyo ari cyo cyose, no ku muntu uwo ari we wese. Haleluya. Ibi ntabwo birimo gushira isoni, ibi ntabwo birimo kwigomeka, ahubwo ibi ngibi birimo umwuka w'Imana, birimo imbaraga z'Imana, birimo ubuntu bw'Imana, birimo n'amahoro y'Imana. Usigara utuje wumva ufite amahoro muri Kristo Yesu, wumva ufite amahoro, uri umutsinzi no kurushaho. Haleluya. Kubera yuko uzi neza yuko Imana izajya ikujya imbere. Iki ni igihe cyo mu isezerano rya kera, Mose arimo kubwira aba bantu yari agiye gusiga, agiye kuva mu isi. Haleluya.
arimo kubabwira uburyo yabanye n'Imana. Ntimubasabatinye, ntimuzagira ikibazo, kubera ko Imana nzi namenye izabajya imbere, ntabwo izabasiga, ntabwo izabahana. Haleluya. Ariko reka nkubwire, isezerano turimo riraruta iryo sezerano rya kera. Isezerano ry'amaraso ya Kristo, Yesu yivugira ngo iri ni ryo sezerano rishya ryo mu maraso yanjye, azamenerwa mwebwe n'abandi mwese, kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu. Ayayayayaya rima sete. Ambwira, ubuzima turimo bwo mu isezerano rishya ni ubuzima bufite ubumana bw'iminsi yose, butari ukuvuga ngo Imana izatujya imbere. Oya, Imana iri muri twebwe imbere. Imana iri muri twe, muri twe. Kristo ari muri twebwe. Haleluya. Kandi Kristo Yesu uwo nguwo tuvuga, Bibiliya avuga ngo uko yicaye iburyo bwa Data mu ijuru, ngo twicaranye nawe mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Niyo mpamvu aya magambo tuvuga ko ari amagambo y'umwuka, kubera yuko ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Bibiliya avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, byahumetswe n'Umwami Imana, kandi bifite umumaro mwene data, bifite umumaro wo kugukomeza, bifite umumaro wo kukweza, bifite umumaro wo gutuma ushira amanga, ugasigara ukomeye imbere ya situasiyo iyo ari yo yose. Aho niho hakomoka ubutsinzi. Haleluya. Aho niho hakomoka ubutsinzi. Ntabwo gutsinda, gusenga ni byiza. Gusenga icyo bidufasha ni ubusabane n'Imana, ni ukumenya kujyana ubusabane n'Imana, ni relation publique yacu ikomeza kubakwa. Nkuko ubona nyine ahangaha hanze hari za relation publique zitandukanye hirya no hino mu buryo bw'abantu kubana, imibanire n'abantu. Haleluya. Nibwo buryo duhora dufitanye ubwo busabane n'Imana. Hari iyo relation duhora twubaka hagati yacu, tuyubaka muri ubwo buryo bwo gusenga. Haleluya. Ariko gusenga ntago ariko kurangiza ibibazo, gusenga ntago ariko gutsinda, ahubwo igitsindi ikibazo, kirangiza ikibazo ni kiri mu mutima wawe, nicyo urimo kwibwira mu mutima wawe, nicyo urimo kuvuga imbere y'Imana yawe, nicyo urimo kuvuga imbere ya situation. Icyo nicyo gitsinda, nicyo kinesha. Haleluya. Hatsinda kuba muri wowe hatakirimo ubwo bwoba. Ibyo nibyo binesha, ntago ari uko wagiye gusenga. Haleluya. Kuko njya nkunda kubibabwira, iyo ufite ubwo butsinzi bwo kuvuga ngo nasenze, ngo ndumva birangiye, ndumva kimvuye, reka mbwire, anytime cyakongera kikagutwikira mu mwanya wari wose, kubera yuko nyine wageze imbere y'Imana muri presence yayo, mu kubaho kwayo, wumva ubonye ukugushira amanga. Haleluya. Ariko ukugushira amanga ntago kugomba kuba kubonetse muri presence gusa, ahubwo gushira amanga ni impano y'Imana iri muri twebwe, kubera Kristo umwana w'Imana uri mu buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Jesus. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana namwe, ikomeze kubahishurira, ikomeze kubamenyesha ibijyanye n'ijambo ryayo, ibijyanye n'amasezerano yayo. Igituma umuntu ashira amanga ni amasezerano y'Imana umuntu aba afite, n'icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Hagaru ukuvuga ngo shiza amanga gusa ngo ukangakanje abantu. No, oya, igituma nshira amanga ni kiri muri jewe, ni kiri muri jewe. Icyo ntago wakinkuramo, icyo ntago wakivanamo, nakibwiwe n'Imana, nakibwiwe n'ijuru, kiri mu mutima wanjye, kiri mu bitekerezo byanjye, ntago gishobora kuvamo igikurwamo na situation. Cyo ni gikurwamo na situation. Situation uko yabimeze kose turahagarara tudatsinzwe, kubera yuko hari ikimana yavuganye natwe, hari ikimana yatubwiye. Mwene data, umva ushaka kugira ngo wumve hari ikimana ivugana nawe mu buryo bw'ijambo ryayo, kugira ngo wubakwe kandi ukomere muri yo, ukubakwe ukomere muri yo mu izina rya Yesu, ukomere muri yo mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Kadusome byakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa, dusome ibice byaho 4 ku murongo wa 13. Haleluya. Ayaya. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Haleluya. Haleluya. Mana yanjye we, reba noneho, reba abantu nka ba Petero ngo na Yohana bareba ubushizi bw'amanga buri muri bo, ubushizi bw'amanga bwabo. Haleluya. Iki ni igihe ngo barimo kuburana,
barimo kuburana mu rukiko. Hari umutwe w'amagambo wabo uravuga ngo babura uko babahana babarekura. Babura uko babahana babarekura. Haleluya. Babuze uko babahana barabarekura. Kubera iki? Kubera yuko ntacyo babashinje nagifatika. Nta cyaha bafite. Bafite uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami wabo Yesu Kristo, ari we mwami wacu uyu munsi. Noneho bashize amanga, baraburana article kuri article, itegeko ku itegeko, kandi baraburana n'abantu bize amategeko barimo ba Gamaliyeli n'abandi. Aho niho Paulo yari yarakuriye ku birenge ngo by'uwitwa Gamaliyeli w'umunyamategeko, niho yakuriye yiga iby'amategeko. Noneho Petero na Yohana batigeze ngo bajya mu ishuri, ngo kubera yuko bari babizi muri karitsiye. Abantu barabizi niba tutarizi. Wakwikokinga ukavuga icyongereza ukavuga ibintu byinshi, ariko yambwira niba ntaho wize abantu barabizi. Abantu barabizi kubera yuko nta shuri wakwigamo wenyine, ishuri twigamo turyiganamo n'abandi. Rero abantu bazi ko wize cyangwa yuko utize, barabizi. Aba bagabo rero nabo bari babizi ko batigeze biga, ariko bakumva uburyo baburana kugeza aho urukiko rufata icyemezo rukavuga reka tubarekure, nta kintu tubona cyo kubahana. Nta article ibafata, nta cyaha kibarimo kubahama kugira ngo dushobore kubagumana tubahane. Rero ni byiza ko tubarekura, ariko muri uko kubarekura ngo barebe ubwo bushizi bw'amanga, bakwibuka ko batigeze biga, ariko ngo barangije ubwabo ngo maze bibuka ko babanaga na Yesu. Haleluya. Rima sete. Hari ukubana na Kristo, hari ukugendana na Kristo, hari ukumenya Kristo, hari ukuba Kristo ari muri wowe. Icyo gihe bizana ubwenge, bizana ubuzima, bizana gushira amanga, bituma uri umuntu ushobora guhagarara ugasobanura n'ibyo utashoboraga gusobanura bijyanye na education yawe, bijyanye na level y'imyigire yawe. Haleluya. Bijyanye n'ubushobozi bw'imyigire, ukaba uri umuntu ushobora gusobanura ibirenze iby'amasomo wize, ibirenze iby'ubumenyi ufite. Kubera iki? Kubera ko Kristo ari muri wowe. Kristo niwe bwenge bw'Imana. Kristo niwe bwenge bw'Imana kandi ari muri twebwe. Haleluya. Abangaba barangije barabarekura. Kubera iki? Kubera yuko ngo babanaga na Yesu. Kubana nawe gusa byonyine. Haleluya. Kubana nawe gusa. Kubana nawe. Mwene data, wumve uri umuntu w'igitangaza, uri umuntu w'agaciro. Uri umuntu w'agaciro. Ufite ubutsinzi hejuru y'ibintu byose, hejuru y'imbaraga z'umwijima, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, hejuru y'ibintu bitandukanye, kubera yuko Kristo ari muri wowe. Kubera ko Kristo ari muri wowe, ntabwo ari ukubana nawe, ahubwo Kristo ari muri wowe. Kristo ari muri twebwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Vuze ibyo byo kuba hejuru y'imbaraga z'umwijima n'iki byose, nibuka iki cyanditswe. Haleluya. Nibuka iki cyanditswe kirimo mu Bakolosayi kivuga ubwo buryo, apana mu Bakolosayi, Abatesaloniki. Reka tuhasome. Kadusome cyanditswe kirimo Abatesaloniki ba mbere. Abatesaloniki ba mbere 2. Haleluya. Abatesaloniki ba mbere 2 umurongo wa 2. Havuga ngo ku murongo wa 2 havuga ngo ahubwo tumaze kubabarizwa i Filipi no kwahemurirwa nk'uko mubizi, duhabwa n'Imana yacu gushira amanga ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi. Haleluya. Urumva, nubwo haba hari ubwo buryo navugaga bw'abadayimoni n'ibindi bintu bitandukanye, n'intambara zitandukanye, n'ibintu bizikuzengurutse, byose bigaragaza yuko bifite imbaraga muri ubu buryo, byo birimo kubabaza ubuzima bw'umuntu. Nk'uko Paulo avuga ngo ahubwo tumaze kubabarizwa i Filipi no kwahemurirwa nk'uko mubizi. Haleluya. Urabizi aho umuntu abageze ho kubabazwa ndetse no guhemurwa. Uri umuntu w'umugabo ugahemurwa, ukagera ahantu hemurwa, ukagera ahantu babazwa, ibyo byose bikamenyekana ngo nk'uko nabo babizi, bikamenyekana mu bantu bose bakaba babizi yuko wahemuwe, yuko wababajwe.
ngo duhabwa n'Imana yacu gushira amanga ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana turi mu ntambara nyinshi. Haleluya. Twebwe no muri ibi bihe umuntu agukanga gusa ugaceceka ntuzongera kuvuga. Twebwe no muri ibi bihe covid iraza bafunga insengero pastor akabivamo akavuga jewe none ngiye kwibera umumotari ngiye no nago tuzabivamo mu izina rya Yesu. Tuzakora ibishoboka byose tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Agahenge twabona tuzabuvuga, uburyo tuzakoresha ubwo ari bwo bwose tuzabuvuga. Twarebwa na babiri, twarebwa na batatu, ariko tuzabuvuga. Nago tuzareka kuvuga kubera yuko harimo gushamanga mu buzima bwacu bwajemo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ibyo gusa byonyine, nta yindi nyungu dutezemo, nta kindi kintu dukuramo uretse ko dukuramo umugisha w'Imana gusa. Ibyo dukora ibi ngibi turashora, ahubwo ntacyo twunguka twavuga kifatika. Ariko nubwo byaba bigaragara yuko tubihemurirwamo, nubwo byaba bigaragara ko bitubabaza, uko byamera kose, uko byagenda kose, duhabwa gushira amanga tukavuga ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, kubera ko ariho hari ubutsinzi, kubera ko ariho hari ubuzima. Pawulo avuga ngo muri bwo nimo tubonera agakiza, muri ubu butumwa bwiza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kristo Yesu ashimwe, kandi Uwiteka akomeze kuvugana namwe no gukora ibikomeye mu buzima bwacu, kugira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze guhabwa icyubahiro. Haleluya. Byakozwe n'intumwa 14 umurongo aho wa 13 aho twari tumaze gusoma, tubwira yuko Paulo na Yohana bagaragaraga nk'abantu batize, ariko bagashobora kwikura imbere y'ubucamanza, imbere y'abacamanza bakomeye b'abahanga babyize bo ngo batarigeze kwiga, ariko bagashobora kuhikura kubera yuko bashoboye gushira amanga imbere yabo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Byakozwe n'intumwa 14:13 no twari tumaze gusoma, avugaga ngo ntabwo ari 14 ni 4, sorry, mutubabarire, twari tuvuze ko ni 14, twari tuvuze 14 kandi ari 4, ni 4:13. 4:13 niho batubwiraga yuko babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Haleluya. Ayo niyo magambo twari tumaze kuvuga. Twavugaga yuko uko byaba bimeze kose, kubana na Yesu, kugendana na Yesu, twebwe navugaga ntabwo turi abantu bagendanye nawe, ntabwo twanamukozeho nk'uko Yohana yabivugaga, ariko twebwe ari muri twebwe, twaramwakiriye muri twe, kubera ko umwuka we uri muri twebwe. Uyu mwuka we uri muri twebwe niwo muri Timoteyo twavuze, cyanditswe mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo mu bice byaho 7, avuga yuko tutaha umwuka w'ubwoba, ahubwo twaha umwuka w'imbaraga. Haleluya. Uwo mwuka w'imbaraga, uwo mwuka wiyazuye Kristo mu gituro, uwo mwuka akorera muri twebwe, acumbitse muri twe. Uwo niwe Kristo, niwe representa wa Kristo, niwe representa w'Imana, ari muri twebwe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Noneho dusome ku murongo waho 31 haravuga ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye, haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Haleluya. Ibi nibyo navugaga bijyanye n'umwuka wera, n'umwuka twahawe. Uyu mwuka wera twahawe uri muri twebwe, ari wo urepresenta Kristo muri twe, ari wo urepresenta Imana muri twe. Haleluya. Ari nawo mu buryo bwo mu mwuka uko tuvuga ijambo ry'Imana, kubera ko ryahumetswe n'uyu mwuka, ryahumetswe n'uyu mwuka, rifite ubwo izo mbaraga, rifite ubwo buzima. Iyo rigeze muri twebwe rihinduka ikintu gikomeye mu buzima bwacu, rihinduka inkota, nkuko birivuga ngo ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota y'amugi abiri icumita igahinguranya umwuka n'ubugingo. Ijambo ry'Imana rimeze nk'inyundo, muri Yesaya uko bavuga ngo rimeze nk'inyundo ikubita urutare ikarusatagura ikarumenagura. Ijambo
iryo jambo ry'Imana niryo riba mu buzima bwacu, niryo riri muri twebwe, niryo Kristo umwana w'Imana. Nibyo birivuga ngo kuva kera hose jambo ngo yahoranye n'Imana, kandi ibyaremwe byose byaremwe nawe, nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe, byose byaremwe na Kristo. Ariwe jambo ry'Imana, ariryo jambo riri mu buzima bwacu, ariryo jambo ry'umwuka riri mu buzima bwacu. Iryo ngiryo rimenagura ibitare, riratobora, ririnjira, rikora ibintu bikomeye mu buzima bw'umuntu. Iryo ngiryo rero iyo rifite muri wowe, gushira amanga birizana kuko niryo rituma ushobora gushira amanga. Haleluya. Rero aba bagabo ngo bari bamaze gusenga ngo bose ngo buzuzwa umwuka wera, bose buzuzwa umwuka wera. Namubwira aya magambo kuyavuga ni ukubera imbaraga z'umwuka wera uba muri twebwe, ntabwo ari ukwivugisha. Hari igihe n'abantu bamwe bavuga uriya aravuga gusa. Reka mubwire, ariko uko bimeze kose ntabwo wabivuga, ibi ntabwo wabivuga utari mu mwuka w'Imana, utari mu mwuka wa Kristo. Ntabwo wabivuga, ntabwo byahura, ntabwo byasa, ntabwo byabamo imbaraga ze, ntabwo byagira icyo bikora mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Ariko ubu tuba twizera neza yuko kuko n'imbuto turimo kubiba, uko tubivuga turabizi ko hari aho rigwa rigakora, hari uwasigara rimeze nk'uko riguye ku rutare muri we, rikaba riguye ku rutare muri we ridafite icyo riri bukore. Ariko hari abo tuvugana nabo uyu mwanya rikaba rigeze mu butaka bwiza ku buryo rishobora kwera imbuto nyinshi, rigashobora kugira icyo rikora mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndimo kumva no mu buzima mu buryo bwo mu mwuka abantu badukurikiye harimo umugore wari umaze igihe afite ikibazo cyo mu buryo bw'imibanire n'umugabo, mu rugo. Uyu mugore ari mu bantu badukurikiye uyu mwanya. Haleluya. Ari mu bantu badukurikiye uyu mwanya. Nuvuga ko wa mugore we uko udukurikirana, uko twumva, hari ibintu biri buze kujya mu murongo, utagombye kurwana intambara nyinshi, utagombye kuvuga amagambo menshi, kubera yuko wamenye neza uri muri wowe, wamenye neza Kristo uri muri wowe. Umugabo utunze ntabwo ari umugabo wo guhangana nawe, ntabwo umugabo wari ikibazo, ahubwo ni umutware Imana yaguhaye. Rero Imana iraza gutuma habaho ubwo buzima bwo kongera guhuza no kumvikana uyu mwanya uko turimo kuvuga mu izina rya Yesu. Hanyuma niba wiyumva uze guca mu gikari utubwire muri comment, utubwire niba ari wowe. Dushimana Imana nawe, kuko turabizi neza ko uwo muntu arahari. Icyo kibazo cyari gihari muri famiye y'umugore n'umugabo. Muri uyu mwanya barimo kudukurikira, uwo mugore arimo kudukurikira. Ndizera gukira mu izina rya Yesu. Ndizera kubona urugo rwanyu rubaye rwiza. Ndizera kubona urugo rwanyu rushumbushwe mu izina rya Yesu. Hari ibyo mutashoboraga kugeraho kubera yuko hari ubwo ko kudahuza, hari uko kudashira amanga. Kuko iyo hatariho gushira amanga mu buryo bw'umugabo n'umugore, kumvikana ntago guhari, amahoro ntahari, ubusabane ntibuhari, imigambi ntihari, ibintu byose birangirika. Ariko Kristo uvuganye natwe kuri uyu mugoroba akiza iyo famiye mu izina rya Yesu. Imbaraga ze zinjiye mu mitima yanyu, imbaraga ze zikora mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Habeho healing yo mu buryo budasanzwe, y'uburyo bwo mu mwuka mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Rima sete, rima maya bosiyala mu izina rya Kristo Yesu. Ngo bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Nibyo navugaga, kugira ngo ushobore gushira amanga nuko haba harimo n'ubwo buryo bwo kuzura umwuka wera. Mwuka wera yuzuye muri twebwe, ari muri twebwe, acumbitse muri twe, aba muri twe. Haleluya. Hari ababazi ngo nzuzura umwuka wera kubera ko ngo nituye hasi, kubera ko bansengeye nkitura hasi, urufuzi rukaza, havuza induru, amarira kaza. Ibyo ngibyo ni ibintu biri toto. Ibyo ni ibintu biri toto. Gusa ushobora no kuzura umwuka wera kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ijambo ry'Imana usoma wumva. Kuko ibi byanditswe, ijambo ry'Imana byahumetswe n'Imana, byahumetswe n'Uwiteka, ni umwuka. Uko ubisoma uba waspira umwuka w'Uwiteka, uko ubimedita uba waspira umwuka w'Uwiteka. Uwo niwe utuma umuntu ashobora gushira amanga. Yesu nashimwe cyane. Kristo Yesu adufashe kugira ngo dukomeze kugendera mu buntu bwe, no kumva imbabazi ze nyinshi, no kumva urukundo rwe rukomeye mu buzima bwacu. Kadusome muri cya cyanditswe navugaga,
14 ibice 14 byakozwe n'intumwa 14 byakozwe n'intumwa 14 dusome ku murongo wa 3. Nuko bamara iminsi myinshi bavuga bashize amanga biringiye umwami Yesu uhamya ijambo ry'ubuntu bwe abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Haleluya. Niyo mpamvu n'ubu ngubu turimo kuvuga n'ubu haba harimo uburyo bwo guhanura kubera yuko harimo imbaraga z'Imana muri ubu buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Haba harimo uburyo bw'imbaraga z'Imana bwo kuvuga mu gihe tuvuga ijambo ry'Imana. Haba hari ibimenyetso n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Kubera ko ijambo riratubwiye ngo Kristo ngo reka dusubiremo neza twasome. Nuko bamara iminsi myinshi bavuga bashize amanga biringiye umwami Yesu uhamya ijambo ry'ubuntu bwe. Yesu ni uhamya ijambo ry'ubuntu bwe, ntabwo ari jyewe urihamya gusa, jyewe ndarivuga ndaryatura nkaryamamaza, ariko Kristo aba ari inyuma yaryo ngo arikomeze arihamye. Haleluya. Arihamye ijambo ry'ubuntu bwe, niwe urihamya. Ni nabyo Bibiliya ivuga, Imana ivuga ngiye binyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndikomereshe ibimenyetso n'ibitangaza. Uwiteka binyuma y'ijambo rye. Uko turimo kurivuga nababwiye n'imbuto tuba turimo kubiba. N'uyu munsi hari ahantu ribibwa umuntu akaryakira mu butaka bwiza nk'uwo mugore twavugaga. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kristo Yesu ashimwe. Hari undi muntu wundi ni umugabo afite ikibazo cy'ukuguru kw'ibumoso, ukuguru kw'ibumoso. Afite ikibazo mu kuguru kw'ibumoso. Amaze igihe wumva hashararamo bimeze nkaho ari nka paralize. Haleluya. Haleluya. Ariko reka mbwire kuri uyu mugoroba mu izina rya Kristo Yesu turavugana nawe kubw'uko kuguru n'ibyo bintu birimo. Rimwe na rimwe uranagenda ukanatekereza ngo nibyo warenze, kubera yuko kenshi abantu benshi mwizera mu bapfumu no mu barozi, ariko hari imbaraga z'Imana zirenze abapfumu, zirenze abarozi. Kuri uyu mugoroba turavugana nawe muri uko kuguru kw'ibumoso kwawe kukurya, izo mbaraga z'umwijima zirimo zikurwemo n'imbaraga z'amaraso ya Kristo. Kubera ko ijambo ry'Imana yavuga ngo Kristo yamennye amaraso ngo amareho imirimo yose y'umwanzi. Turadekarara kandi turamamaza kuri uko kuguru mu izina rya Yesu Kristo ngo imbaraga z'Imana ziri mu maraso ya Kristo zimaremo uwo mushari, zimaremo ubwo bubabare, zikuremo uko kuribwa, zikuremo uko gushanyarara, ube muzima mu izina rya Yesu. Ntabwo ari paralize, uko urimo gutekereza paralize, nta paralize ufite mu izina rya Yesu. Nta paralize ufite mu izina rya Yesu. Ibyo bikurwemo mu izina rya Kristo Yesu. Ube muzima, widegembye muri Kristo umwana w'intama w'Imana. Arimasete, rebrokotala makayala. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana uko rivuga nuko bamara iminsi myinshi bavuga bashize amanga. Bavuga bashize amanga. Ngo biringiye umwami Yesu uhamya ijambo ry'ubuntu bwe. Biringiye umwami Yesu uhamya ijambo ry'ubuntu bwe. Iri jambo tuvuga ni ijambo ry'ubuntu bw'Imana. Natwe n'ubuntu twagiriwe no kuryumva, no kurimenya, no kurisobanukirwa. Nawe urimo kuryumva hari ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwawe. Ariko igikomeye kirimo, Yesu ararihamya muri wowe mu izina rya Yesu. Ararihamya muri wowe mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Ngo abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Ibyo ngibyo turaza kujya tubikora. Ibyo ngibyo biraza gukomeza gukorwa mu buzima bwacu. Ntabwo ari ukubera yuko tuvuga ngo hari n'igihe n'umuntu yibwira yuko Imana yakiza abantu kubera yuko ngo twateranye mu rusengero. Reka mbabwire, kuba urusengero rufunze zifunze, ibyo ngibyo nabyo nitayeho, gihe ntacyo bimbwiye. Icyo nzi ni kimwe, ni uko ijambo ry'Imana ari ryo rikiza. Niba wizereraga mu kuba urambitseho abantu ibiganza, ukaba wizerera mu buryo bwo kuba wahuye n'umuntu kugira ngo muvugane akire, ibyo ngibyo ni ibyawe, iyo ni kese yawe. Ariko jyewe icyo nizera imbaraga z'Imana zakora no mu buryo bwa YouTube ahangaha turimo kuvugira, no mu buryo bwari bwo bwose butandukanye. Hari imbaraga z'Imana zikora zikiza abarwayi, ibyo ndabyizera neza. Haleluya. Niba wumva ubyizera nawe umenye neza yuko Imana ishobora gukora igitangaza ku buzima bwawe no ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu. Arima masete. Oh Jesus. Yesu ateye ubwoba. Yesu arahambaye. Yesu ni mugari. Yesu ni umugabo. Yesu ni umugabo ukomeye. Ni intwari mu ntambara. Ni intare yo mu muryango wa Yuda. Reka mbwire, kugira Yesu, kumenya Yesu
bizana itandukano mu buzima bw'umuntu, bizana itandukaniro. Niba Yesu yarazana itandukaniro kuri ba Petero na ba Yohana, ni gute wowe nanjye muri ibi bihe byacu? Ni iyihe mpamvu? Ni ikihe kibazo gituma itandukaniro ridahari? Itandukaniro rigomba kugaragara, ariko dore ikibazo gituma itandukaniro ritagaragara ni uko gushamanga kudahari. Gushamanga ntago guhari. N'umuntu arabivuga bamukanga gatoya, ejo ntiyongera kubivuga. N'umuntu baramuhagarika gatoya, ntago nzongera kubivuga rwose mubare. Iyo utarageze igihe cyo gushira amanga ngo uvuge ubutumwa bwiza bwa Kristo, ntago imbaraga z'Imana zigaragara, ntago imbaraga z'Imana zikora, ntago gukora kw'Imana gukora. Jesus. Hari undi muntu umaze igihe yishyuza ideni. Wishyuza ideni, amafaranga witangiye ku bwawe, uhaye umuntu uyamugurije, uzi ngo azakwishyura. None kukwishyura byabaye igitangaza, kukwishyura byabaye ingorabahizi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ariko reka nkubwire, uyu muntu ntabwo nawe ari ukwanga kukwishyura mu by'ukuri, ahubwo n'ubushobozi bukeya yayigize. Ariko ahubwo icyo tugiye gukora kuri uyu mugoroba, tugiye gusengera umuntu wakwambuye. Wowe uvuga ko yakwambuye, ariko nawe siwe yarayabuze. Nawe yarayabuze. Kuko buri munsi agenda avuga uko agenda muri we, agenda avuga ngo ngize umugisha nubwo nayatoragura, nahita ngera nkajya kwishyura uriya muntu. Ariko kubera ko umwuka w'Imana arimo kuvugana natwe kuri uyu mugoroba, kandi atabara uwo muntu, nawe ugatabarwa. Tugiye gusengera uyu muntu mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zimuronkesha ubutunzi Bibiliya ivuga buhisha hano ho mu mwijima. Imana bumuronkeshe mu izina rya Yesu, abwakire kuri uyu mugoroba. Iki cyumweru kijya gushira, yabonye ubwo buryo bwo kukwishyura mu izina rya Kristo Yesu. Rimasete. Uwiteka Mana yacu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana dusenga, Kristo tuvuga, twamamaza, tuvuga imbaraga zawe, tuvuga gukora kwawe no gukomera kwawe Mwami. Ndasenze kuri uyu mugoroba Uwiteka, kuri uyu mugabo ushinjwa ko yananiwe kwishyura, kandi atari ubwambuzi, ari uko yabuze ubushobozi. Mu izina rya Yesu turasenze ngo Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, wowe ufite byose, ifeza n'izahabu ni ibyawe, ubutunzi bwose ni ubwawe. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu kubw'uyu mugabo ubwishyu buboneke Mwami. Abona amafaranga yo kwishyura Mwami, abona amafaranga yo kwishyura, akurwaho iripfunwe, akurwaho kwihisha, akurwaho kwihonga mu izina rya Yesu. Ashira amanga Mwami, kubera yuko yabonye ubwishyu Uwiteka. Mu izina rya Yesu ndagushimiye Mwami, ngo icyubahiro Kristo mwana w'intama y'Imana, kubwa mwene data utabaye kandi urengeye. Uwiteka uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka ashimwe cyane. Reka tugane ku musozo. Nsome iki cyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa nacyo, kuri uyu mugabo witwa Paulo nkunda cyane. Niho ngiye gusoreza. Kristo Yesu akomeza gukora ibikomeye mu buzima bwacu twese, ari ubwanjye ari n'ubwanyu, abankurikira, abanyumva. Nzi ko mvuga ari Kristo kandi ni muzima. Kristo mvuga ni muzima, nta kintu na kimwe cyamunanira, nta kintu na kimwe adashoboye. Umunyembaraga, kandi kigeretse kuri ibyo ni umunyembabazi. Yumva gutaka, yumva kuniha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Paulo avuga muri iki gice, ibice 28 byakozwe n'umwa, ibice 28 dore ku murongo wa 30, ngo amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye, bamucumbikiyemo kujya atanga ikiguzi. Yakiraga baje kumusura bose, akabwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose, nta wamubuzaga. Haleluya. Uyu Paulo yarafunze, bamufunze. Aha ni ibikorwa by'ibikorwa by'intumwa birangirira. Ibyakozwe n'intumwa nta bintu birangirira naha. Paulo avuga, hano icyanditswe kirimo kumuvuga, nicyo yafunze. Reka nkubwire mwene data,
reka guterwa ubwoba no kuvuga ngo insengero zirafunze. Kristo uri muri twe nagafunze. Kristo uri muri twebwe nagafunze. Rima sete rikotala rima musekele. Kristo uri muri twe nagafunze. Kristo uri muri twebwe nagafunze. Nongera kubisubiramo. Kristo uri muri twe nagafunze. Yakora ibikomeye mu buzima bwawe, yakiza indwara, yakora ibitangaza. Ibyo tujya dukorera mu itorero Kristo yabikora tutagiyeyo, tutagiye mu rusengero Kristo yabikora. Kristo yabikora. Nta kintu kijya kimunanira. Nta kintu kijya kimunanira. Icyo yifuza ashaka nuko wavuga ubutumwa bwiza gusa. Nta kindi. Uburyo bwari bwo bwose uko bishoboka kose. Paulo rero ngo afunze ari aho ngaho, ngo akajya yigisha iby'ubwami bw'Imana, iby'ubwami bw'Imana, inkuru nziza y'agakiza ikiza ubwoko bw'Imana. Ngo akigisha iby'umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose. Haleluya. Kandi afunze. Amubwire bakozi b'Imana, bene data ba Kristo, nimushire ubwoba, mureke kubaho mu buzima bw'ubwoba. Ureke gutekereza mu kuvuga ngo insengero zirafunze, ahubwo tekereza n'icyo wakora. N'icyo wakora. N'icyo wakora. N'icyo wakora mu gihe nk'iki. Ni gute byagenda? Tekereza. Utekereze. Nzabaha ubuhamya umunsi umwe icyatumye ntekereza gushyiraho YouTube. Kuko ibyo nakoze nabibwiwe n'umwuka w'Imana. Nk'uko Imana yavuganye nanjye mbere ya COVID ho gakeya itangira. Hari ikibazo nari mpuye nacyo, hari ibintu nabonaga bitarimo kugenda mu buzima bwanjye mu buryo bwo kuvuga ubutumwa. Njye imbere y'Imana ndasenga, Imana ivugana nanjye, imbwira neza yuko agatuti kari everywhere, ahantu hose. Kuva icyo gihe natangiye kumenya icyo gukora. Haleluya. Nawe wumve ukwiye kugira kumenya icyo gukora kuri uyu mugoroba kugira ngo Kristo akomeze gukora mu buzima bwawe. Ngiye gusoreza ngaha, kandi uko nsoza ndashaka gusengera abantu. Ubu nabyaguye, ntago bikiri ibyanyu byo kuza ngo mbabwire ijambo gusa tungo birangire. Ndajya mbabwira ijambo, dusengane, basengere. Ufite ikibazo anyandikire, ambwire. Telefone yanjye biriho kuri screen hariya, muri komenti unyandikire, umbwire ikibazo, dusengane. Imana ikora ibitangaza mu buzima bwacu. Imana ikore ibikomeye mu buzima bwacu, kubera yuko nicyo igambiriye gukora mu buzima bwacu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye gusenga dusoza, ariko wizere imbaraga z'Imana, wizere gukora kw'Imana. Niba urwaye kuri uyu mugoroba tugiye gusenga, ufata ahantu wumva urwaye. Ufata ahantu wumva urwaye. N'ibyo navugaga by'ongo by'ukuguru we kwa nakize byarangiye, ariko ufata ahantu wumva urwaye, ufata ahantu wumva ubabara mu izina rya Yesu. Ikibazo wumva ufite kigendanye n'umubiri, ugire ahantu ufata mu buryo bw'umubiri. Hanyuma ikindi kibazo waba ufite kijyanye n'imibereho. Haleluya. Kubera ko muri iki gihe abantu benshi bafite ibibazo by'imibereho, by'uburyo bwo kubaho ubuzima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Muri ubu buryo bw'ubuzima, noneho ufate mu mutwanga, ufate mu mutwe nk'uko mfashe. Wumve neza, Imana ize ifungure mu buryo bwo mu mwuka, hazemo ibitekerezo mu mutwe wawe by'uburyo ugomba kubaho. Kuko Imana ntago tugomba kwimenyera ngo uvuge ngo noneho nakoraga iyi business runaka, none kubera COVID noneho iyi business yarapfuye. Niba yarapfuye ni akazi kayo, hindura ujya ahandi, ujye mu kindi kintu. Imana izana ubwo bwenge, nibyo ngiye gusengera. Ngiye gusengera abo bantu barwaye, bafite aho bababara n'indwara bafite mu mibiri yabo, ndetse n'icyo ngicyo cya kabiri cyo kuvuga ngo Imana iguhe ibitekerezo byo mu buryo bwo mu mwuka, umenye ikindi wakora. We kubaho mu kintu kimwe kuvuga ngo ibi nibyo nari menyereye, ibi nibyo narize. No, change your mind. Hindura ibitekerezo byawe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima kandi rifite imbaraga. Tuzi neza ko rikora ibikomeye mu buzima bwacu. Dusengeye umuntu uwo ari we wese mwami ufite ahantu ababara, ufite indwara mu mubiri we muri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu
kubera ko ijambo ryawe ritubwira ngo mu mibyimba y'inkoni wakubiswe twakize indwara. Turasenze ngo mu izina rya Yesu umuntu udukurikiye uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'uwashobora gukurikira iyi video mu kindi gihe, Uwiteka Mana isumba byose akiri indwara ye mu izina rya Yesu, akiri indwara imubabaza mu izina rya Kristo Yesu, kubera ko Kristo afite uwo mugambi kandi arabishaka kugukiza mu izina rya Yesu. Natwe nk'abo yahamagaye, nk'abo yatoranije, turavuze ngo ukire mu izina rya Yesu, ukire aho wababaraga, ukire indwara iyo ari yose mu mubiri wawe, yimuke ikurwamo, kubera yuko ntabwo uri icumbi ry'indwara, uri icumbi ry'umwuka wera, uri ingoro y'Uwiteka, ntabwo ugiye gucumbikira indwara muri wowe. Iyo bavuga ngo uzabana nayo mu izina rya Yesu, turavuga ngo iyo ngiye ikurwa mu mubiri wawe mu izina rya Kristo Yesu. Widegembye muri Kristo umwana w'intama w'Imana, ubona amahoro, ubona ubuzima mu izina rya Yesu. Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu twongeye gusengera Mwami aba bantu bafite business bakoraga cyangwa n'ibindi bikorwa bitandukanye Mwami, babona byapfuye muri ibi bihe, babona bidakunda, mu izina rya Kristo Yesu. Ni wowe utanga ubwenge, ni wowe utanga ubushobozi bwo kuronka ubutunzi, ni wowe wenyine Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye aba bantu Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, ngo uzane ibitekerezo bishya muri bo, uzane ibitekerezo bishya muri bo, uzane ibitekerezo bishya muri bo, uzane imigambi mishya muri bo yatuma bamenya icyo bagomba gukora, cyabatungana n'imiryango yabo, cyabatungana n'abavandimwe babo, cyabatungana n'abantu babo mu izina rya Yesu, kubera ko Uwiteka ni wowe uduha ibyo dukeneye byose. Ibyo kurya ni wowe biduha, ibyo kwambara ni wowe biduha. Mwami Imana yanjye ndasenze ku bwabo ngabo, ngo mu izina rya Yesu kubw'imbaraga zawe zikomeye ukora ibikomeye mu buzima bwabo, uzana ibitekerezo bishya, uzana imishinga mishya, uzana ubwenge bushya, uzana ubumenyi bushya mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bawe Mwami bashobore kubaho mu mudendezo kandi banezerewe, bashima izina ryawe rikomeye. Turagushimiye Mwami mu izina rya Yesu Kristo, amen.